Miliyoni zisaga 2 z'amafaranga y'u Rwanda nizo aba baturage batuye mu kagari ka Rwamamara mu murenge wa Kageyo bavuga ko bari barahaye uwitwa Uwineza Narcisse wahoze ayobora aka kagari, aho ngo bari bayakusanije kugira ngo bubake bimwe mu bikorwa remezo nk'ikiraro, ivuriro ndetse no gusana ibiro akagari gakoreramo. Gusa ngo imyaka igiye ku 2 nta gikozwe, dore ko bavuga ko aya mafaranga yaba yaranariwe. Imyaka 2 ishize umuze w'akagari witwa Narcisse Uwineza amafaranga yafite ageze nko miliyoni 2 yarayiririye ko nta kundi kubaza, kandi urabona tuya kwivuzira ruguru batuye kuba dushyirira ivuriro hano rya hafi twivurizamo bitatugoye, wenda twanirwa bakaduha transferi tukajya handi, ariko kwizana none isaha twatije amaso yeze mu kirere. Yafashe amafaranga yaka abaturage amafaranga yo kubaka akagari, gusana akagari, ababeshya ngo agiye kubazanira ibitaro. Ibyo ntabwo byabaye. Uretse kuba bari barasezeranijwe kubakirwa ivuriro, ngo banatanze kandi amafaranga kugira ngo bubake kimwe mu biraro bifashisha aha batuye, gusa ngo nayo byarangiye batamenye irengero ryayo. Twatiranye gato kumva tugeze nko mu 500 by'icyo kiraro cyonyine. Nkaho umugabo yabikoze abari ishyamba rya leta babaramufunze, bamufunga igihe gito nabyari nko kujirisha, bamufunze ibyumweru bibaramurekura ko iryo shyamba. Ariko agarutse twamubaza amafaranga uko atadukoreye ikiraro bikatuyobera. Nsabimana Flora numwe mu bagize njyanama y'aka kagari ka Rwamamara, gusa nawe avuga ko icyo kibazo bakunze kukibaza uyu Narcisse akikayobora, ariko ngo bikarangira ntacyo bigezeho, kugira naho ngo bigeze kumutumiza mu nama ariko nayo ngo ntiyayitabira. Twashyizeho komisiyo muri njyanama tumusaba kutweka imikoreshereze y'amafaranga, tumutiye mu nama ntiyaza, aza kuza gufungwa yangije ishyamba rya Kagogo. Kugaruka ntago tigeze iterana mu njyana ngo dusobanurire icyo amafaranga akoresheje. Aba baganira na Royal TV ndetse na Royal FM bavuga ko batiyumvisha uburyo ubuyobozi bw'umurenge wa Kageyo bwarenze kuri ibyo bari barababwiye, ahubwo ngo bugahitamo kwimura uyu Narcisse bukamujyana mu kandi kagari kukayobora. Iyo tubivuze ku murenge bamukingira ikibaba, ubwo nta kintu wirwa bamubaza ngo twaye ukuntu bizagenda, amaso yaheze mu kirere. Umurenge ugakomeza ukamushyigikira ukamushyira mu buyobozi, bamwimura bamukura hano bamujyana mu kandi kagari. Icyo kibazo batari bagikemura, tukaba twibaza umurenge waba warakemuye ikihe kibazo. Icyo twasaba nuko ubuyobozi bwaturenganura nko muri ibyo bibazo byose yagiye akora. Kimwe mu bisubizo bikunze gutangwa na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ku bibazo nk'ibi ni nacyo twahawe n'umuyobozi w'akarere ka Ngororero ubwo twamubazaga niba hari icyo bazi kuri ibi bivugwa n'aba baturage. Ku murongo wa telefone tuvugana nawe akaba yatubwiye ko iki kibazo batari bakizi, gusa asezeranya abaturage ko agiye kugikurikirana. Nyuma yo kuvanwa muri aka kagari ka Rwamamara, aba baturage bavuga ko amakuru baheruka ari uko uyu Uwineza Narcisse ngo yaba yarimuriwe mu kandi kagari kitwa Mukore nako gaherereye muri uyu murenge wa Kageyo, ariko ari kuyobora kugeza magingo aya. Justin Kayiranga, Royal TV mu karere ka Ngororero.